Oi, Kado. Kado. Tata. Tanga vumbi sari uri mutera ngaho. Fu. Sindavayo. Da. Wabyimbye waguze urunigi. Akoze kwituka. Urabyimbye sha. Kado. Yegera nkubwire. Uri ikigoryi. Uri ikigoryi sha. Ndakemeye. Hanyuma ndashaka ujya hano kuri butike unzanire fanta. Fanta? Uvuze fanta? Wacyohewe mvuze ngo iki? Mvuze fanta. Boss, umva nkubwire. Kutajya mu fanta sugiye kuzana undi muki? Aka boss nawe rero ntago bizavamo n'ukuri. Kugira ko wandaje nabi none uje kunyonyirize nabi koko. Ntago ujye gwa fanta ndabizi unawe bwaraje. Aha ni wanje. Ni wande? Umva nkubwira akantu. Urecyohe. Urabyemeye? Genda ne fanta. Kanze nkuhereza amafaranga. Bya bintu byawe genda ureba inyoni n'ibisiga. Warwanoye kandi aha si mu cyaro. Wabyumvise? Urashaka kunzanana ubwanwa se? Urashaka kumera ubwanwa ntarabomera? Ndabujubuju. Utu twogosha uvaneho. Cyarakoze. Abosi baragwa ko nawe ubusurira ntuza kwa mbere ubusurira, kwa kabiri ubusurira, kwa gatatu ubusurira, kwa kane ubusurira, kwa gatanu ubusurira. Ubona nzi bagasurira. Nzirirwa state ndare state. Ndakubwiye ko ritwa gutyo. Nyitaba. None se Yesu wamusize? Yesu, akoze una cyozo ufite mu mutwe. Ewe gawe. Ndabona uri kibikira Mariya pe. Nukuri. Ahubwo se hano ni Kigali cyane ni Kibeho. Anga ni Kigali. Ahubwo se uri kugenda gute kangwa agafanta kuri iri zuba umukobwa nkawe urabona wagenda utari ko. Banze ngo agafanta kwanza. Ni full package. Ibi bintu igihugu kirabizi. Urabisorera? Ase ni ibiki uri kumbwira njye ntaga kandi ndasobanukirwa ibintu urimo. Reka nkubwize ukuri pe. Uri bikira Mariya wanjye. Wawe. Yewe ubwo uri bikira Mariya wanjye se nakubeshya pe. Nose utuye muri zino karitsiye? Yego. Wari hari ahantu washaka kumurangira se? Hoye bandangiye ni hari imbere ntago ari ubwa mbere mpana. Nahitamo kurangira. Ariko nari maze igihe kinini ntajyayo nyine. Umeze neza reko? Umeze neza. Ndabibona. Wose warugiye? Nanjye narimvuye nanjye kwigurira akantu ko kunywa nuko narimvuze ndireka amazi niba ngangata nkubona ntireka ngusuhuze. Ahantu ugiye ni kure? Oye ni hani imbere. Ufata akamoto? Ni nkabona akamoto. Akamoto ubwo wagenda n'amaguru. Wowe n'umukira wa muri Casta hano Casta baranzi. Ni wowe? Ndagoya yafate yose. Yafate. Nakubwiye guki wamfashije. Ibyo si ngiye birandeba nge aya masaha uri kubona ndi ujye he turisanga none ngiye mu kazi ngusigira mbwanjye w'umukozi nge nsohoka n'abantu bagira ngo ngende n'indaya urumva utanyizera ngo utsige mu nzu yawe ubu abantu bose bari kugenda iki gihe n'indaya ntabwo ndi ugenda wamfashije basirika nkora iki kwe ntabwo ndi buve hano nge ntabwo nagenda aya masaha ni igiki ntabwo wayo usigaje iki usigaje iki cyangwa wenda wimutse wimutse tubimenye mvuge ngo nashatse umugore ntago hava washatse nyine warongo ntabwo nshaka kugenda njye aya masaha warongoye mama aseka tworoherane sibyo wamfashije ukagenda sibyo nanjye nkajya mu kazi baby ntabwo nshobora nimugoroba ukagaruka basi nk'ingenge ntabwo ndi buve hano njye ntabwo nagenda aya masaha ngambaseka nk'ingenge
mbwira abantu please wasohotse ntabwo mva hano none ndabirambiwe uragenda ntabwo ugenda naho ngiye urantwara iki se ndaguterura ngiye nkujugunye umuntu uribonera ntabwo mvuye hano aka kanya nibwo ubonye ko ntaguterura naho ngiye naguterura kuba turagutaha hanze tugashwana ejo nkagusaba imbabazi kandi tugasubirana eso byari ibyo ngibyo byari ibyo to ntabwo ndi buve hano mvugisha amazuru kugira ngo ubyumve ndavuze sohoka ndavuze sohoka ndabyanze mwana we ndagusohora ku mbaraga zanjye urasohoka nagusohoka ndanze ndavuze ngo sohoka ndavuze ngo sohoka wamvuye surunde kure cyangwa se nyine sunsoye nk'indaya hano zongere kumbona ko gasa gusa cyangwa ndabizi n'ejo muzana ugirangiza yafate yose yafate urakoze ariko ni hafi ni nkaho nari mpageze wowe nta kibazo rwose wisanzure ariko uri umwana mwiza ndakwikundiye urankunze mana we noneho uragiye ndagiye ugire urugendo rwiza sawa turi kumwe ubwo nitwongera guhura nyine tuzavugana nta kibazo nashimye none se Bikira Mariya umva nkubwire kamwe vuba nkanywe vuba nawe ushishikariza ndi kukanywa oya kamwe nta kibazo ni vide nta mpamvu yo kugenda wigora n'amavide mu nzira reka dusangire n'ubundi ntabwo nayo oya kagotomere nta kibazo urakagotomeye nta kibazo gotomere inyota irindi ariko karakabone chance kugira ngo ugende neza ewe urayinyweye kanywa nta kibazo wari ufite icyaka uracyakanywa nta kibazo nywa ngo he nta kibazo nywa gatomere urampaye urakoze izuba ryari ringi turi kumwe bye undote yawe Imana irarema nanjye nkareba pe none arampita nawe apfa wabutse absolute baby oui tutuzi mutumaze icyo ariko njyambona abantu bose batujya abakobwa bose batugendana n'akarabero tutamara n'inyota kuko duhumura neza se akuse ntabwo biri kuturya binabishye kubi nzi ko nibura harimo n'agasukari dore iki kigenda nk'ikitararezwe bose byakaze utagira ikindi kintu mbwira yifata kwiza nyiri igice numva Mariya Yosefu shaka do sigaho nk'ibiki reba hano ndebe kandi bikubwiye itabo ngo ujye urenzaho amazi ese boss n'ubundi ko umukobwa atari yaza wampa amafaranga mwiruka nkagenda nkazana indi ko ibintu bimbayeho rwose ndenda nk'uwo amafaranga se bino yaguhaye ayo naguhaye byonyine ntiyagura imwe yagura izindi nk'izi 3 nese ubundi byagenze gute kugira ugizana n'igice kandi sha ubwonko bwawe barabushigishe usigaye ufite igikoma mo hano njye nawe n'abahungu nkabangaye nka 3 abahungu 3 komeza umbwira sheri mfite igikozano ni icyohe ni ikimaramara ni ikirimarima wumve ngo nose wowe ubana kiracuritse abantu ndagituma kikagenda urutwe rucuritse iyi fanta duhure mu nzira arayimereza njye uyinyweye igeza gorata ngabahungu 3 hanyuma amafaranga yangeze nawe yayamaye asundi boss uri murandukira ikigewe amafaranga nayamuhaye na fanta akirakomeza uyinywera n'ubundi kazamereza umva nkubwire inyegera uri icyohe nese boss umva nkubwire
Chérie, Oui, mon bébé. wowe n'umukozi wawe muri